Ikaze rero nguhaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Karibu ku ijambo ry'umwimerere. Muze dusangire ijambo ry'umwimerere rizatuma mwiyungura ubwenge, mukagira ubumenyi kugira ngo tuzamukiramo nk'abanyarwanda, ntituzasigare inyuma nk'ababoyi b'abazungu. Banza kandi ho like rero, kanda ho like, sharing, wandike igitekerezo cyawe kugira ngo ubutumwa bujye bugera ku bantu benshi, kuko ibi nibyo byubaka abanyarwanda. Kubaka imyumvire y'abanyarwanda n'imitima hakoreshejwe ibyo twagiye dukora mu ijambo ry'Imana twahawe. Niba uri mushya hano rero, banza wiyandikishe, kande like. Nakwibutse ko nanditse igitabo kuri Ukraine mu mwaka wa 2010, buke biraba, iriya ntambara iraba 2022, imyaka 12. Ibyo ntago bingira umuhanuzi, mbivuga iteka kugira ngo nkwereke ko ibyo mbagiye kuvuga bafite aho byavuye, nanjye mba nabitekerejeho nkavuga nti reka mbibasangize. Rero byo kuvuga ibya Ukraine imyaka 12 mbere yo kubiba ntago bingira umuhanuzi na gato, ahubwo bini gihamya by'uko Imana ibyo batubwiye, ubutumwa baduhaye tubugeza ku bantu twabusoza nk'uko bikwiriye. Mu mwaka wa 2014 rero nabwo nanditse igitabo ku Rwanda, uko ijuru ryagejejwe mu Rwanda, Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994, uko ijuru ryagejejwe mu Rwanda. None dore bwarakeye nabyo birimo birasoza bikuba, uko u Rwanda rumeze nk'ikiraro cyagiye gicika kuva 59, 73 kugeza 94, biriya bitwituyeho Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye. Abazungu ariko nubwo twari turi kumarana, bo u Rwanda barugize nk'ikiraro mu yindi nzira igana Kongo. No kuvuga bo bambukiyeho batugira ikiraro, ariyo mpamvu hano habona ntakize amabendera irya Amerika n'iry'Ubufaransa. Nabyo ni ibintu ntaza hano byavuye, nayo byibaze naho byavuye. None uyu munsi nyuma y'imyaka 11-12 nanone bikabisoza, bakaba bari Kongo, Abanyamerika, Abafaransa n'ibihugu byose by'abazungu, nubwo bari kwiriza ngo bari gufatira u Rwanda ibihano. Aho mugenzi kiteka mvuga ni gute umuntu akugomba impozamarira ya Jenoside ihoraho, bugacya akavuga ati agufite ibihano. Ibyo bintu nibyo guseka naresetse birarangira. Uyu munsi rero tugiye kureba ikintu abanyarwanda twese twumva kiri ahantu hose, zahabu y'abanyarwanda. Ukwinjiramo rero, mbere yo kwinjiramo banza kandi like. Nagira nti Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak veYaakov maze anachnu holchim lilochot hayom. Mbanje kubasuhuza mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo. Ni iki tugiye kureba uyu munsi? Uyu munsi tugiye kureba zahabu y'u Rwanda. Maze iminsi nsomye ku Gihe, hashize iminsi nk'itatu, amabuye y'agaciro yinjije u Rwanda miliyari 1,700,000 z'idolari mu mwaka wa 2024. Ni miliyari 1,700,000 z'idolari umwaka ushize, ntabwo ari miliyoni z'amanyarwanda. Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente yavuze ko umusaruro w'amabuye y'agaciro u Rwanda rujyana ku isoko ryo hanze wiyongeraho cyane kuva mu mwaka wa 2017, kuko ayinjizwaga yavuye kuri miliyoni 360 z'idolari agera kuri miliyari 1,700,000 mu mwaka wa 2024. Ibi byaranshimishije cyane, byanteye kwishima cyane kubera impamvu ngiye kukubwira nawe mbona iri kugira akamaro. Narakomeje ndasoma, mbona bukeye bwaho inganda nazo zinjije miliyari 1,200,000 z'idolari. Urumva zimaze kuba miliyari 3 z'idolari zinjiye mu mwaka mu banyarwanda, sibyo? Niho nahise mvuga ati bwa bukene kuvamo birashoboka. Tuvuge nimba amabuye y'agaciro yinjiza miliyari 700,000, inganda zinjiza miliyari 200,000, bibaye miliyari 3. Izo miliyari 3 ni ukuvuga tuzigabanyije abanyarwanda bose ari miliyoni 13, buri munyarwanda yafata 100,000 by'amanyarwanda ku mwaka. Uretse tegerezo hamwe yamwe wumve ku mabuye y'agaciro gusa. Urumva noneho ufashe amabuye y'agaciro ukongeranya n'inganda ubwabyo, ni ukuvuga ngo buri munyarwanda yajya abona 300,000 by'amanyarwanda ku mwaka. Ntabwo araba menshi, ntabwo ndarangiza, komeza. Jya mu bukerarugendo urebe ibivamo,
ufata ibindi bintu urebe bivamo, ufata ibindi bintu urebe bivamo. Ni ukuvuga ngo ibintu bibiri wenda tubehe 300,000, noneho kugera kuri miliyoni umunyarwanda yagira buri mwaka miliyoni 2, 3 byadusaba iki kugira ngo abantu bagere kuri miliyoni 5 byibuze ku mwaka? Aha rero nabitekerejeho ndavuga nti twabanza kuvanamo abana bato. Umubare w'abana bato ni umubare munini cyane. Muri za 2013 ushobora gusanga dusigaranye wenda nka miliyoni, tubare wenda ducirishije tugereranyije nka 7, tubare gutyo, cyangwa niyo zaba 8. Muri izo ngizo ukongera ukavanamo wenda indi miliyoni 1-2 y'abasaza. Ni ukuvuga ngaha dushobora gusigamo urubyiruko kuva ku myaka wenda 15 barimo muri secondaire kugeza wenda ku bantu bafite imyaka 40 aho ngaho badafite akazi kugeza ku myaka wenda kuva kuri 18 kugeza kuri 35, 40 akaba ariyo duhagararo, cyangwa se tukavuga tuti dufashe kuva ku myaka 20 kugeza kuri 40. Abantu bafite hagati y'imyaka 20 40 mu Rwanda b'abanyarwanda ni bangahe? Noneho ayo mafaranga yose aboneka, abo bantu bagafatwa bakabarwa bakigirira imishinga ari byo abazungu baturushije, ari byo ubona bafasha abaturage babo. Noneho ya mafaranga akagabanywa abo bantu bari muri iyo myaka badafite akazi kuko harimo abafite akazi, abadafite akazi bafite ubushake bwo gukora, kuko hari talents, hari ubumenyi, hari impano. Abantu abo ngabo badafite amashuri, batagize amahirwe yo kujya mu mashuri, hari izindi mpano bafite. Noneho ayo mafaranga akabashyirirwaho kugira ngo noneho bikenure, nimara kwikenura bajye muri za tara zabo, muri za mpano zabo Imana yabihereye. Ni ku gihugu cyazamuka kigasezera ku bukene byihuse. Naho bavuga ngo bakeneye amashuri, amavuriro, ibiki byose, no. Hari impano kamere karemano Imana bari bahaye abantu. Ayo mafaranga yose aho birashimishije kubona ava muri zo zahabu, akava mu nganda, akava mu bukerarugendo, akava imishinga yose, akava muri ibyo bintu byose. Abana bakajya ku ruhande, abafite ubuzi bakajya ku ruhande, abasaza wenda bakajya ku ruhande. Abo nabo bafite niyo miryango y'abo bantu bazafashwa muri abo b'imyaka 20 na 40, bazita kuri iyo miryango abo bana batoya n'abasaza n'abakuze n'abandi bafite ubuzi. Noneho nibwo ekonomi izamuka yihute. Niyo mpamvu nahoze nibaza ejo bundi kuki abazungu baduhatira imfashanyo bagaduhatira inkunga. Nabitekereje ejo mpita mbibona, n'ubwo bose umuntu aba wenda asanzwe abifiteho ubumenyi buke, kuki bafite iyi systeme iha abantu amafaranga ku buntu hano mu bihugu byabo. Narabitekereje ejo bundi, ndi gutekereza ibi ngibi kugira ngo ndebe natwe bacu ukuntu byashoboka. Nuko ya mafaranga arasirikira agatuma abantu bamuvinga. Urumva uko abantu bakora movements, uko abantu bagenda bayahererekanywa, ahemba abakozi bakora, noneho babandi bayabonera ubuntu bakayazana, bigatuma ekonomi izenguruka. Niyo mpamvu bayahera abantu ubuntu. Urumva umunyarwanda w'imyaka 20 na 40 umuhaye amafaranga ntabwo wari umuhera ubuntu, ahubwo yabyuka agakora. Abandi hano barayabona bakicara. Urumva condition umuntu yabashyiraho. Abanyarwanda turaguha miliyoni 5 ku mwaka, 10 ku mwaka. Reba umunyarwanda utabona $1 cyangwa $2 ku munsi. Ni ukuvuga yakoze iyo bwabagabana $200, twari $1,000 hafi aho ngaho. Noneho umunyarwanda umuhaye $5 angahe? Tuvuge $5,000 cyangwa 10 ku mwaka. Kamubwira ati imyaka 5 bizamize gutya. Yareba no kubana. Urumva ko habaho ryashyari ryiza, aho kuba muri amashyari mabi yo gusangira bike, kuko abasangiye duke bitana ibisambo. Tuvuge umuntu afite miliyoni 5 ku mwaka, n'undi akajya miliyoni 5, n'undi akajya miliyoni 5, bikaba nk'umuco mu gihugu. Haba ryashyari ryiza. Uriya yabonye miliyoni 5 ageze kuri 20, uriya yabonye miliyoni 4 ageze kuri 10 na zingahe. Gutyo niko abanyarwanda bazazamuka, abantu bagasaranganywa amafaranga, ubukungu bw'igihugu bugasaranganywa, niko igihugu kizazamuka. Ngiyo rero ya zahabu y'u Rwanda nakubwiraga ko nabibonye bishimishije, kavuga nti ntabikoze iyi nkuru nanjye nta musaruro abantanze. Ngayo nguko rero kandaho like, kuko ukuri ko kuzabatura abantu
hano ku ijambo ry'umwimerere ni ukuri gusa, nta bintu byo kujya mu gutongana gutukana byose, ni ibintu ahubwo biriho tugenderaho, noneho tukabihuza n'ijambo ry'Imana kugira ngo bigirire ababyumva akamaro, nabo bave ibuzima bagiye umuntu, bave mu buyobe babeshywe, cyane cyane iyo zabwonko bakorewe n'abazungu, nabo biyiteho, tuve mu kwirirwa dusabiriza abazungu, ahubwo natwe twihaze muri byose nk'uko Imana yabigennye, kuko icyo nicyo gihugu cy'isezerano. Mu mugabane wa Afurika tuzi neza ko ari ugiye gufata ubutware maze urongora isi, abantu batangare. Igihe niki rero bigomba gutangira ubu ngubu gutekereza gutyo. Mbonye miliyoni zingize 5, 10 nakora iki? Ukaba ushaka imishinga, wenda wabona Imana igize gutya ikakubonekera ukabona urazibonye, kwiteza imbere ugateza n'abandi imbere. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyod.